wasambanye, nta wibye, nta wakoze icyaha, ahubwo kuko nyine atujuje bya bindi bisabwa. Rero turi mu gihe cyo kugira ngo dukorere Imana, ariko abantu neza basobanukiwe gutandukanya iby'Imana n'iby'abantu. Turi mu gihe abantu bakeneye kugira ngo basobanukirwe neza ko turi mu gihe cyo kugira ngo dukore ubushake bw'Imana, dukore icyo Imana ishaka, ariko tuzi neza iby'Imana n'iby'abantu. Rero bakunzi bacu, ndagira ngo mutubwire, tuganire. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bihe bya nyuma hazaza ibihe biyobya, ibihe bishukana. Abantu bazaba bikunda, abantu bazaba bikunda, abantu bazaba bakunda imiya, abantu bazaba bibona. Bivuze ko muri iyi minsi ushobora no kuzuza ibisabwa ariko udafite umwuka wera. Nabyo birashoboka, kubera ko diplome urayifite, lisansi urayifite, ariko nta mwuka wera ufite. Ese uzagaburira iki abantu? Uzagaburira iki abantu? Uzahereza iki abantu? Ni nayo mpamvu muri iki gihe bisaba ubushishozi, bisaba ubwenge, bisaba amahugurwa, bisaba kuba maso, bisaba mbese kwitondera abantu baduhagarara imbere batubwiriza ubutumwa bwiza, bigasusaba kugira ngo tube maso, kugira ngo dushobore guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana ibahereze umugisha. Rero muri iki kiganiro nababwiye ngo itorero rya Kristo riri guca mu bintu bikomeye, ariko ni igihe, kuko Bibiliya yarabivuze ko ari igihe nyine kizaba abantu bagaca mu bihe bigoye, bagaca mu bihe bikomeye, bagaca mu bihe bigiye bitandukanye. Ariko mwebwe abizera mugume ku rutare, mugume ku wabahamagaye, yaba ufite diplome, yaba utayifite. Mwebwe mushakisha umwuka wera, mushakisha imbaraga z'Imana, mushakisha uburyo mwakora icyo Umwami ashaka, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Biravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Biravuga ngo ntabwo ariko bizahora, mubategereze Uwiteka, ntawe uzakorwa n'isoni. Abantu batoranyijwe, Imana ntizabakoza isoni, Imana ntizabatererana, Imana ntizabareka, Imana ntizabasiga. Ndababwiza ukuri, abasenga musenge, abashaka Imana muyishake cyane. Mushaka Imana cyane, mwige gusengesha umwuka iteka, mwige kube maso, mwige guhagarara, mwige gushikama, mwige kuba abantu mbese Imana ikunda, mwige kuba abantu mbese bahagaze ku munara, mwige kuba abantu Imana yishimira, mwige kuba abo bantu. Itorero ry'Imana ni itorero Imana ireba ikaryishimira. Itorero ry'Imana ni itorero Imana ireba ikumvira rinezerewe. Itorero ry'Imana ni itorero Imana ireba ikumva, ni itorero rifite umutima w'Imana muri ryo. Rero impamvu natangiriye hariya hose ni ukugira ngo muve mu rungabangabo, ureke guhuzwa n'ibiriho, ahubwo usengesha umwuka iteka, ushaka Imana mu bihe bigoye n'ibitagoye. Kuko abantu benshi bari kwibaza bino bintu, bakavuga ngo abantu benshi barimo gutoranywa, barimo gushyirwa mu maparuwasi, barimo gushyirwa mu nsengero, amadiplome barayafite, amashuri barayafite, ariko si umwuka wera barawufite. Hari n'abagiye kure, baravuga ngo abanyamwuka bashyizwe hanze y'itorero kugira ngo badashobora gukomeza gukora. Ariko ndagira nkubwire, ako ni akavuyo k'abadayimoni karimo kuza mu bitekerezo by'abantu kugira ngo barusheho gucanganyukirwa, bateshuke ku nshingano bo gushaka Imana, ahubwo bahore barangamiye kuri ibi. Nibiba bikiza bajye kuri ibi, nibiba bikiza bajye kuri ibi. Reka mbabwize ukuri, mwige kumenya icyo Imana ishaka. Yaba ufite iyo lisansi, yaba utayifite, bose bakubwiriza ubutumwa bwiza, kuko icyo Imana ireba, Imana irareba umutima. Umutima umuntu yakoranye, umutima umuntu yakoranye, umutima wamuteye gukora ikintu, umutima umuntu afite niwo watuma umuseke ugutambikira, niwo watuma kugeza ku rundi rwego, kuko Imana irashaka ko abantu bakura bakava ku hanyuma rero ntabwo nshaka gutinda, ndagira ngo mbanze mbasengere kugira ngo muve muri urwo rungabangabo, kuko imwe mu ntwaro Satani yakoresheje kugira ngo ashobore gufata abantu, yarabatatanyije mu bitekerezo, abatatanya mu mikorere, abatatanya mu myumvire. Aho ngaho rero buri wese Satani amufatira ukwe. Yego amabwiriza ya RGB arahari, yego insengero n'amadini barimo gusohora bamwe batujuje ibisabwa, barimo no kwimika abandi tutitaye ngo ibisabwa
barabifite, ariko ubwo barabifite ntago twite ngo bafite umwuka wera. Ibyo ngibyo rero nujya kubitekerezaho cyane biragukura mu murongo wo gushaka Imana. Niyo mpamvu babwiye ngo muhagarike gutekereza ibyo, ahubwo utumbira ijambo riva mu mukozi w'Imana. Nujya kugenzura ngo afite lisansi, afite diplome, nta mwuka wera afite, nawe ubwenge bwawe n'umurongo wawe biraza kuvaho. Icyo usabwa niki? Ni ugukurikira ijambo ry'Imana riri mu kanwa ke, ubundi umwuka wera akaguha kuvangura, gushima ndetse no kunenga. Imana ibahereze umugisha. Tugiye gusenga rero. Inyuma hari ibiganiro byinshi. Njyewe natangiye gukorera Imana, ndaza kubaha ubuhamya mu kanya mu kiganiro gitamwe itegura ubuhamya. Natangiye gukorera Imana ntaragira umugore, ntaragira abana, ntaragira isura. Rero ubu ngubu umuntu uzi gutwara imodoka, abashoferi mu nkurikiranye muzi gutwara imodoka, hari ikintu bita fitensi. Fitensi murakizi? Ni ukuvuga hari igihe uba uri muri rimwe ushaka ko imodoka yihuta ugahita ushyira muri kabiri, washaka yihuta ugakubitamo gatatu. Ubu rero ndaha kuri kamera Imana irambwiye ngo nshyiremo indi fitensi. Haleluya! Irambwiye ngo nshyiremo indi fitensi. Namwe mu myumvire mushyiremo indi fitensi, mu gushyigikira umurimo mushyiremo indi fitensi, mu kugira imyumvire yo guhagarara n'abakozi b'Imana mushyiremo indi fitensi. Nanjye ngiye gushyiramo indi fitensi kugira ngo dushobore kwihutisha ibintu mu izina rya Yesu. Munyemerere dusenge, iyo fitensi nayo tuzayigarukaho. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana y'imbaraga, uri Imana itanga ubuzima, uri Imana itanga icyerekezo, uri Imana itagihinduka. Abantu bankurikiye bahindurira ubuzima, bahindurira amateka, bahindurira imibereho, bahereza icyerekezo. Rwana intambara izo arizo zose zabarwanyaga mu izina rya Yesu, ubambika imbaraga muri byose. Tubisabye mu izina rya Kristo umwami wacu, amena. Imana ibahereze umugisha, Imana ibakomereze amaboko, Imana ibashyigikire, Imana ibambika imbaraga, Imana ibarwanirira intambara mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amena, 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 amena. Bindirimbo nshyashya ndi kumwe n'umwana w'intama. Isengesho TV ikugezaho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Mureke tubasuhuze, tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Umwami Yesu ashimwe cyane. Turashimira Imana ko turi aha ngaha uyu munsi. Ndi kuvugira kuri ku muyoboro mwiza w'abakozi b'Imana. Ndi gusenga Imana kugira ngo Imana ihishurire abantu. Ibino bihe turimo n'ibihe bigoye, n'ibihe biruhije, n'ibihe abantu benshi barimo kwibazaho ibintu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu ngira ngo tuganire muri kiganiro. Ndaza kuganira namwe, muze kumfasha, muduhe ibitekerezo, kandi muze kumfasha mu by'ukuri iki kiganiro kize kugera ahantu cyakabaye kigera. Ndaza gutanga inama muri iki kiganiro, ndaza kubaha ibitekerezo muri iki kiganiro, kandi ikindi cya kabiri ndaza kubahishurira ibintu bitandukanye muri iki kiganiro. Hanyuma rero turi ku Isengesho TV nk'ibisanzwe, turahera heza TV, turi no ku Ijwi ry'Abahanzi, turavugira kuri YouTube eshatu. Ntabwo nshaka gutinda, ndagira ngo dusenge Imana ubundi tugaruke mu kiganiro. Narababwiye ngo mbere na mbere Imana, tugira siroga ivuga ngo mbere na mbere Imana. Imana ni ya mbere mu buzima bwawe, Imana ni ya mbere mu buzima bwanjye, Imana ni ya mbere mu buzima bwacu. Nubyuka mu gitondo ukabona ibintu biri gukunda, ukavuga bikemera, ukakora buri kimwe cyose, ukajya muri dushe, ukavayo ukajya mu kazi bikemera, ugatwara imodoka, si uko hari icyo urusha abandi, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi Imana iba yakugiriye. Mu by'ukuri ni neza Imana iba yakugiriye. Hanyuma rero ndagira ngo mu by'ukuri dusenge Imana ubundi tugaruke mu kiganiro. Turaza kuvuga ku madini n'amatorero, hari nayo turi buvuge mu mazina bitewe n'ibimaze iminsi bivugwa muri aya madini, kugira ngo bishobore gufasha umubiri wa Kristo. Mbibutse ko Kristo yazanywe no gushaka icyari cyazimiye. Hanyuma rero munyemerere dusenge Imana ubundi tuze mu kiganiro. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware, uri Imana ivuga bikaba, uri
Imana itegeka bigakomera, nta wakwizeye wigeze akorwa n'isoni. Abantu bose bakwizeye bakizera izina ryawe, wabahaye ubutware n'ubushobozi byo kwitwa abana bawe. Izina ryawe reka rihabwe icyubahiro. Hereza umugisha abagore n'abagabo badukurikiriye, hereza umugisha buri muntu wese uri kumwe natwe aha ngaha kuri izi YouTube channel, umuhereza umugisha utagabanyije, kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro. Icyo duheza n'imbaraga z'umwijima, icyo duheza n'imbaraga z'abadayimoni, icyo duheza n'imbaraga z'abarozi, icyo duheza ni buri cyaryo cyose kitavuga Imana, guhera none aha ngaha dusabiye umugisha abagore, dusabiye umugisha abagabo, dusabiye umugisha abasore, dusabiye umugisha abakobwa, abantu bose bari kumwe natwe muri kano kanya tubasabiye umugisha utagabanyije, kandi uzabavuma wese umuvumo wabo ntuzamufate. Ibyo tubisenze mu izina rya Data wa twese n'Umwana w'Umwuka wera, amen. Imana ibarinde umuvumo w'abantu, Imana ibarinde muri buri kimwe cyose mu izina rya Yesu. Hanyuma niba amina itagutera ikirungurira, amina ikaba itagutera igisebo, amina ikaba itagutera kurwara mu nda, nawe andika muri comment uvuge ngo amina mu izina rya Yesu. Amina biravuga ngo bibe bityo, ni ukuvuga ibyo twifuje, ibyo dusabye bibe bityo mu izina rya Yesu. Imana ibahereza umugisha mwinshi. Hanyuma kimwe mu bintu ngira ngo tuganire ni ibintu bimaze iminsi bivuga ku madini n'amatorero ndetse n'insengero. Ese mbere ko tuganira ndagira ngo ibi bintu mbwire niba uzi kubitandukanya, muri comment umbwire. Ndagira ngo tukorane ikiganiro ariko cyo kuganira, ndabiza abakunzi bacu duhora tuganira, ariko ndagira ngo nkubaze urusengero niki, itorero niki, idini niki. Muri comment ndabizi ko hari abapasiteri badukurikira, hari abarevera, hari ababishopu, hari abahanuzi, hari intumwa, ariko bino bintu bitatu ndagira ngo bintandukanyirize. Untandukanyirize urusengero, untandukanyirize itorero, untandukanyirize n'idini. Idini ni irihe, urusengero ni uruhe, ndetse itorero ni irihe? Urabugize neza nubikora uko nguko. Hanyuma ntago ndi bubisobanure, ariko ndagenda mvugaho gatoya, kandi impamvu yo kuvuga kuri ibi ngibi nuko mbona mu by'ukuri ukurikije uburyo nakijijwe, uburyo abantu bakijijwe mu myaka yagiye ishira, uburyo insengero zitabwagaho, uburyo zubakwaga, uburyo zagendwagamo, umuntu yajyaga mu rusengero, bitandukanye n'uburyo uyu munsi birimo gukorwa. Sinzi nawe niba ubibona. Nababwiye ngo ni ikiganiro cyo kuganira. Ndagira ngo mu myaka yashize umuntu yajyaga mu rusengero mu by'ukuri yitwararitse, ukitwararika, wakwicara mu rusengero kumva ko wicaye mu nzu y'Imana, wajya no kuvugira mu rusengero kumva ko uri kuvugira mu nzu y'Imana, mbese buri kintu cyose ugiye kuhakorera ukumva ko uri mu nzu y'Imana. Ariko muri iyi myaka hari abasigaye baharwanira, ibyo bintu ntabwo twigeze tubibona. Hari abasigaye bahamburira abantu, ibyo bintu ntabwo twigeze tubibona. Hari n'ikiganiro nabonye ejo bundi ngo hari n'abahasambaniye. Ibi bintu rero byose nibyo ndibuze kugarukaho, cyane ko mu by'ukuri ukurikije uburyo umurimo w'Imana urimo gukorwa bitandukanye n'uburyo wakorwaga kera. Muri iki kiganiro ndagira ngo uze kumbwira niki kirimo kubitera. Urabona birimo guterwa n'iki? Urabona biterwa n'iki? Cyane turaza no kugaruka ku bakozi b'Imana batoranywa cyangwa bimikwa kugira ngo bashobore kuba bakora umurimo w'Imana. Hari abimikwa bikajya kuri kamera, bikajya ku itangazamakuru, bagatoranywa bikajya ku itangazamakuru, ariko hari n'isengero zimika abantu zikabatoranya ariko ntibijye ku itangazamakuru. Turaza kugaruka rero ku biba byagiye mu itangazamakuru, ariko kandi tuze gutanga n'umurongo dukurikije ijambo ry'Imana rivuga n'uburyo ibintu byakabaye bikorwa. Mu by'ukuri njyewe amazina yanjye ni Twizeye Kenny, nkaba ndi umupasiteri. Mu by'ukuri kimwe mu by'Imana yampamagariye ni ukugira ngo nongere mbwirize ubutumwa bwiza mu mahanga yose nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, cyane ko biriho ngo mugende muhindura abantu, mubabwirize, mubigishe kwitondera ubutumwa bwiza, byishe kugendera ku ndangagaciro ndetse na kirazira. Ubundi mu myaka yashize umuntu watoranywaga kugira ngo ahinduke umukozi w'Imana yabaga yatoranyijwe n'Imana, Imana ikamutoranya. Ni nayo mpamvu Uwiteka yatumye umugaragu wayo kujya gutanga cyangwa kujya gushaka umuntu uzahinduka umwami kwa Yesaya. Noneho ibintu ntago byari byoroshye, ariko mu by'ukuri byaje koroha aho Imana yatumye umugaragu wayo kugira ngo ajye gutoranya umwami, ariko abantu bagashaka kugira ngo barebe nk'abantu. Reka nkubwire, mu gutoranya kw'Imana ndagira nkubwire ko Imana ntabwo ireba nk'abantu. Imana ireba nk'Imana, Imana ikora nk'Imana, kandi igihe cyose wakoze nk'umuntu mu by'ukuri ukirengagiza Imana ariko witwaje umutaka w'Imana, icyo gihe ibyo uzubaka byose ntago bizaba
bizaba byubakiye ku Mana, ahubwo bizaba byubakiye ku bushake bwawe, bizaba byubakiye ku mikorere yawe, bizaba byubakiye mu by'ukuri ku bitekerezo byawe. Mbibutse abantu batoranyijwe n'Imana ku bundi Imana igomba kuba iya mbere mu buzima bwacu, mu mitoranyirize yabo, mu mikorere yabo, mu mivugire yabo, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Hanyuma abakozi b'Imana mu nkurikiye ahangaha, ndagira ngo muze kumbwira mu by'ukuri impamvu ndi kugaruka muri ibi biganiro, ni uko hari abantu dusanga ngo bitiriwe izina ry'Uwiteka, ariko ugasanga ibyo barimo gukora mu by'ukuri bitandukanye n'ibyo Imana mu by'ukuri ishaka. Ubundi abakozi b'isi cyangwa abakozi b'igihugu baba bagomba gukora ibiri mu murongo w'icyo igihugu gishaka. Tuvuge niba igihugu cyaricaye kikakwizera kikakugira meya, uba ugomba gukora ibigendanye n'ibyo igihugu gishaka, ugakora inshingano zawe neza, ugakorera abaturage neza, ariko biri mu nshingano cyangwa biri mu murongo wo kubahisha igihugu. Ubundi ni uko nguko byakabaye bigenda. Rero no ku Mana ni uko nguko. Iyo Imana yaguhamagaye, Imana ikagutoranya, Imana ikagushyiraho, uba ugomba gukora ibiri mu murongo wo kubahisha Imana. Ibyo ngibyo ndimo kubabwira n'ejo bundi umukuru w'igihugu yabigarutseho ubwo yari yahuye n'abasilamu ku munsi w'Irayidi, agaruka kuri icyo kintu, aravuga ati ubundi abakozi b'Imana ni abantu bakwiye kuba bakora ibintu byashimwa na buri muntu uwo ari we wese. Tuvuge niba uri umupasiteri ukaba ufite itorero, ubundi ibikorwa byawe byakabaye bishimwa n'umuntu uwo ari we wese. Ndetse yanagarutse aravuga ngo nta muntu adashyigikira ibikorwa byiza by'abantu basenga cyangwa abantu bihaye Imana. Aravuga ngo ariko ikibazo ni uko usanga hari abantu bitwikira uwo mutaka bagakora ibindi bitari muri uwo murongo. Abo bantu rero nibo naje kugarukaho. Ese abo bantu baba barahamagawe n'Imana koko? Baba batoranyijwe n'Imana koko? Niba warahamagawe n'Imana ugatoranywa n'Imana, ubundi mu by'ukuri ni iki kibitandukanya? Ni iki gitandukanya umuntu wahamagawe n'Imana? Ni iki gitandukanya umuntu watoranyijwe n'Imana? Ni iki gitandukanya umuntu mu by'ukuri urimo gukora mu nyungu z'Imana? Kuko hari abantu benshi bakorera Imana ariko barimo gukorera mu nyungu zabo. Abo ngabo rero biragoye kugira ngo uzabone Imana, icyubahiro cy'Imana kizabe ku buzima bwawe, ineza y'Imana izabe ku buzima bwawe, imbaraga z'Imana zizabe ku buzima bwawe. Kuko kimwe mu bintu bituma Imana iduhamagara abashumba mu nkurikiye ba bishopu, ba revera n'abandi, kimwe mu bintu bituma Imana iduhamagara ni ukugira ngo tugarure icyubahiro cy'Imana mu bantu, tugarure icyubahiro cy'Imana mu isi, tugarure icyubahiro cy'Imana mu bizera, twongere twubahisha Imana mu bantu, abantu barushaho gukora neza uko bwije n'uko bukeye. Rero ibyo ngibyo bidusaba kugira ngo tube abantu batanga urugero rwiza, abantu batanga urugero rwiza, abantu batanga umurongo mwiza, abantu batanga icyerekezo cyiza, abantu birinda muri byose, abantu baba mbese mu buryo ubwo ari bwo bwose, tukaba abandi bantu batangira ubuhamya. Niba uri umukozi w'Imana, ubundi abaturanyi bagomba kugutangira ubuhamya, abo mukorana bakagutangira ubuhamya, abo musengana bakagutangira ubuhamya. Ubundi uwo niwo mukozi w'Imana mwiza kandi washyizweho n'Imana, niwe abantu bakeneye kugira ngo izina ry'Uwiteka rishobore kuba ryahabwa icyubahiro. Hanyuma wowe nkurikiranye rero cyangwa uri kumwe nanjye ku Isengesho TV, ndagira ngo umbwire mu by'ukuri urabona ibi bintu ubundi birimo gupfira hehe? Kuba turimo kugenda hanze tugasanga abantu nk'abitwa ngo ni abakozi b'Imana barimo gutandukira bagakora ibintu bitandukanye n'ubushake bw'Imana cyangwa Imana iba yarabahamagaye. Nayo mpamvu abantu bagiye kure baravuga ngo ariko bariya bantu tumaze kumenya neza ko ari abantu bashobora kuba bataratoranyijwe n'Imana. Kuko waratoranyijwe n'Imana wakora iby'Imana ishaka, wakora ubushake bw'Imana, Imana ikakureba ikakwishimira, Imana ikaguhereza umugisha, kandi Imana igakorana nawe ukareka kunyura ku nzira cyangwa kwishakira inzira ngo wishakire